Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Tugiye rero kuganira dukurikije iriya nyigisho twahawe n'umuvandimwe atubwira ku byerekeranye no gukurwa mu mubiri, kuva mu mubiri uko bimeze. Ibi bintu bijyanye n'inyigisho tumazemo iminsi. Mu by'ukuri nabaye nka wa mwarimu ujya kwigisha abanyeshuri ariko akabashakira icyo bita imfashanyigisho cyangwa materiel didactique, kugira ngo abanyeshuri barusheho gusobanukirwa neza icyo iyo nyigisho ivuga. Mu by'ukuri rero bavandimwe bagenzi tugana mu ijuru, ntabwo byoroshye rwose kuvuga ibyo hirya y'ahangaha, ariko birashoboka kubera yuko nzi ko mbwira abantu bafite ubwenge, kandi nkababwira ntifashishije amagambo yanjye bwite, ahubwo nifashishije amagambo y'ibyanditswe bitagatifu. Ndashima Yezu rero watugize umwe kandi washatse ko tugendana, yarakoze. Nk'uko rero mwabonye ikiganiro cy'uyu muvandimwe ko muri kukireba, umuvandimwe ubutumwa atanga ni ubutumwa bushishikariza buri wese gukanguka ukagerageza gukurikiza amategeko y'uhoraho, kanguka ukamenya yuko ahangaha turi atari iwacu, ukamenya ko iwacu ari hirya y'ahangaha. Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, ndahamya ko uyu munsi utacyumva ijwi utazi nyiraryo. Warambonye, wabonye uko bimeze, none urimo no kugenda ubona n'ubundi buhamya bugenda burushaho gushimangira inyigisho turi kumva. Ni Nyagasani Yezu ubikora, byose ni Nyagasani Yezu bigutegurira. Njyewe rero ubigushyikiriza kuko aba yabishyikirije, njya nivuga bitari kenshi, ariko uyu munsi ndashaka kongera kukwibwira ko ndi umumararungu Marie Louise. Muvandimwe wanjye nkunda rero, ikiganiro cy'uyu muvandimwe kirakomeye. Mbikubwiye mu magambo yanjye, wewe ndawatekereza yuko ari uko naganiriye nawe, ariko mu by'ukuri ukuntu abivuga rwose ubona ko ari ibintu biriho. Si ubwa mbere namuganiriza, ku bw'amahirwe nyine turaturanye. Ubwa mbere twakoze ikiganiro nabwo ngitambutsa mu buryo bwa audio, igihe twari tutarajya kuri YouTube channel. Abo turi kumwe kuri YouTube channel, ndagira ngo nongere mbibutse yuko Nyagasani Yezu yanyohereje mu mwaka w'ibihumbi 2017 nibwo natangiye kuvuga ubutumwa mu buryo bwa video, audio no kuvuga wumva ijwi kuri telefone, birumvikana. Mbere nakoze ubutumwa bunyuranye mu buryo bunyuranye, njye nabitanze, njye natangaga nyine ubuhamya bwanjye, ariko kubisubiramo ntacyo bitwaye. Yezu yambonekeye mu mwaka w'igihumbi 1998, hanyuma arantuma mbanza kwanga. Mu by'ukuri navuga ko nahagurutse mvuga nti ngiye kumukorera mu 2002 na kabiri, aho ngaho ntabwo nibuka neza, ariko nagize igihe cyo kugenda buhoro, ndetse ntanabyanze cyane, naramubwiye ngo ashaka abandi atuma. Akomeje rero kunyihata, nageze aho ndahaguruka ngenda, ariko nshidikanya mvuga nti ntabwo nzabishobora. Arambwira ati humura nzagushoboza. Ubwo rero nagiye dusengana n'abavandimwe, dukora groupe,
gurupe irakura, turakomeza turakura, dukoresha ibitangaza binyuranye, tukajya mu ngo z'ababishaka, tukabasengera, mbese twagiye dukora ubutumwa bunyuranye kandi aribwo duha n'amasezerano agasohora tukayabona, aduha ubutumwa bunyuranye njye nabo twabaga turi kumwe. ni ukuvuga ngo iyo avuga wenda ancaho ntabwo ni Yezu avuze gutya, ariko ntabwo ari njye abwira njyenyine, abwira n'ababa bahari, kandi akabaha uburyo bwo kubyumva ku buryo bitaba ngombwa ko ari njye ubasobanura, ahubwo baba babyiyumvira kandi koko bakabikora bikabagirira umumaro. ubwo rero byarakomeje gutyo, nicyo nashakaga kuvuga. Birakomeza gutyo kugeza ubwo bapadiri benshi bagenda badutumira mu maparuwasi anyuranye, tukagenda tukavuga ubutumwa bw'Imana, ariko cyane cyane ubutumwa Yezu akomeje kumpa burashingira cyane cyane ku magambo 3 y'ingenzi. Amagambo yavugiwe i Kibeho: kwisubiraho, kwihana no guhinduka. N'amagambo 3. Ayo magambo rero akaba ari amagambo akomeye cyane ubwayo. ubwo rero muri uko kushishikariza abantu ayo magambo, Yezu atubwira ko tugomba kuba ari twebwe tuba urumuri rw'isi n'umunyu w'isi. Muri kwa kuba urumuri rw'isi n'umunyu w'isi rero, ibyo bigenda bituma umuntu akora effort, buri wese mbese ashyiramo imbaraga kugira ngo yere imbuto, atajya kuba nk'icyapa kijya kwereka abandi aheza ariko wadashobora kuzahagera. Bavandimwe banjye, ndari kubaha muri make icyatumye duhura. Nuko rero muri uko kuganira nababwiye ko Nyagasani Yezu yambonekeye ndi umukristo gatolika kandi ambuza kuva muri Kiliziya Gatolika. Abantu benshi rero wenda ntibabyumva, ku buryo byabaye ngombwa ko nsobanura iby'uko kwemera kwa Kiliziya Gatolika ni ibihe bituma Nyagasani Yezu avuga ati ntuzave muri Kiliziya Gatolika. Ubwo rero ngenda mbisobanura tugera noneho ku gihe cyo kuvuga ku gusabira abapfuye, roho zo muri purgatori, mbese naho ngaho turi kuganira tuhagaze. Ariko iby'ukwemera Gatolika byo birakomeje. Ibi mbivuze rero nshaka kubwira abavandimwe bari kuri YouTube channel ko nubwo wenda uyu muvandimwe aribwo bamubonye atanga ubuhamya, nabo twari kumwe muri audio nibwo bwa mbere bamubonye, ariko ubu buhamya ndahamya ko abakurikiye neza mwibuka ko twigeze kubuganiraho. Uyu muvandimwe rero ku bw'amahirwe nyine turaturanye, narongeye ndagenda ndamureba, ku bw'amahirwe nyine aracyari muzima, nuko ndamubwira nti ubu buhamya ntegereje ko wakongera kubumpa. Buhamya rero yarabumpaye kandi arambwira ati birakwiriye ko bugenda bukagera hose kuko ndashaka ko bugera hose. Muvandimwe mwiza rero, ubuhamya buri muri iki kiganiro cy'uyu muvandimwe ni ubuhamya bukomeye cyane. Harimo iby'ukwemera Gatolika, harimo iby'ubuzima bw'ejo hazaza hahandi tuvuga kuzajya, harimo n'uko abaho bameze. Ni ikiganiro kirekire kandi tuzagenda twumvamo byinshi. Kuba rero Nyagasani Yezu yaradushyize hamwe akemera ko tugendana, ni ukuri tumushimire kuko yabonye ko hari byinshi ukeneye kumenya kandi nkwiriye kugufasha kumenya. Nanjye rero nta bute mbifitemo, kuko iyo nsenga buri gihe nsaba inema yo kutinubira kwigisha abandi. Iyo nema ndayisaba buri gihe mu ishapure y'amibukiro yo kwishima, ndabisaba buri gihe. Ni ibukiro rya 5 mu mibukiro yo kwishima. Bikira Mariya abona Yezu yigishiriza mu hekaru, dusaba inema yo kutiganyira kwigisha abantu. Nanjye rero mpora nyisaba iyo nema yo kutiganyira kwigisha abantu, kutiganyira kukubwira iby'ijambo ry'Imana, kutumva nananirwa kukubwira ibyiza Imana idukorera. Muvandimwe wanjye mwiza rero, ko wabyumva ukabinezerwa, ko wabyumva bikagucengera, ngiye numva byarushaho kunezeza. Niyo mpamvu nemera ngakora n'urwo rugendo, nkaba nashaka uwo muvandimwe kubw'amahirwe turaturanye, ariko naho namenya n'undi uri kure y'aha ngaha najyayo, ariko nkagufasha kurushaho gusobanukirwa ko aho tujya atari inzozi, hahari kandi atari habi nk'uko benshi babitekereza. Akenshi rero iyo batubwiye ngo umuvandimwe yavuye mu mubiri, ikihuta kuri twebwe ni ukurira.
ayiwe aragiye aradusize, ubuse koko kwasize ibi ngibi. Ariko nyamara uyu muvandimwe yaravuga ati iyo umaze kuva muri icyo kintu wumva rwose utashaka no kuzongera kugisubiramo. Bivuga ngo twebwe tubaririra, bo bavuga bati ahubwo ni mwiririre. Akaba ariyo magambo Yezu yabwiye abagore bamuririraga, aravuga ati mwindirira, ni mwiririre mwebwe n'urubyaro rwanyu. Mu by'ukuri uwamaze kugera mu ihirwe ry'ijuru ntabwo ashobora kwifuza kugaruka muri uyu mubabaro wa hano ku isi. Bavandimwe, ibyo ngibyo tubyumve cyane cyane tugendeye ku buhamya bw'uyu muvandimwe. Uyu muvandimwe aracyariho, n'uwashaka yakumva ashaka kuganira nawe ibirenzeho rwose nanamushyikiriza. Ntabwo afite ikibazo cyo mu mutwe kugira ngo wenda ngo tuveho twatekereza ko ibi ngibi ari kubivugishwa n'ikintu iki n'iki. Oya, icyo nzi nge namutangiraho ubuhamya nuko buri gitondo ubwo njya ku kazi nawe ava mu misa cyangwa ajyayo. Mbese muri make misa ya mu gitondo ntashobora kuyisiba, naho yayisiba ntabwo ayisiba, mbese asiba gake. Ko ngewe ntabwo mbasha kuyijyamo ko misa ya mu gitondo iba mu masaha nanjye mba ndi kujya ku kazi. Ibyo ngibyo ndizera ko nta wabinseka cyangwa ngo abingaye, kuko byose ni umuhamagaro. Hari abantu baba bafite ako kanya bakadusengera, bakajya ku mavi bagasenga, natwe tukajya mu kazi tugakora, hanyuma twagira icyo tubona tugafasha ba bandi basigaye ku mavi. Ubundi nicyo kintu dukwiriye gukora, tukaba twuzuzanya. Ntabwo Nyagasani Yezu yaduhamagariye twese kujya mu kazi, ntiyaduhamagariye twese kuba mu kiliziya aho dusenga. Oya, buri wese mu byo akora ariko kandi abisingirize mu Imana. Haleluya. Abavandimwe bagenzi tugana mu ijuru rero, iby'ubu buhamya bw'uyu muvandimwe bidukoze ku mutima. Ariko turibajije tutese, iyi mibiri twambaye ko wumva kuwuvamo ari ikibazo? Uyu muvandimwe naka avuga ati iyo umuntu awusohotsemo yumva asohotse mu kintu kibi, agereranya n'icy'isarubeti cy'umukanishi, kuriya kiba kisa nabi, mbese ari kibi. Kandi nyamara uyu mubiri tugahora tuwusiga, tuba twawuhaye ibintu byose, ibirungo byose. Ese ubu turi mu biki bavandimwe? Bavandimwe bagenzi tugana mu ijuru, uyu mubiri ko wumva uzabura kandi ukaba udutwara ibintu byinshi cyane, tuwambika tuwusiga, aho uyu mubiri ntutubeshya? Muvandimwe mwiza, ntabwo ndi kukubwira ngo uyu mubiri wenda wujugunye, kuko ntabwo wawikuraho Imana itarawugukuramo. Icyo gihe babyita kwiyahura, nacyo kikaba icyaha. Ahubwo ndagusaba kuwusingiriza mu Imana uko umeze. Uwusiga amavuta, uwushyireho utuntu twiza, wambare neza, ntacyo bitwaye rwose, ntabwo Yezu abikubuza. Nk'uko uyu muvandimwe avuga ati umubiri mukomeze rwose muwuhe ibyo ukeneye, ariko mubiha agaciro kabyo. Kubiha agaciro kabyo sinzi niba twumva neza icyo bishatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo ntubakerereze umubiri, muwihorere rwose, mbese ntubakerereze, ntimuhagarare ku mubiri, ahubwo mwebwe mwirebere hirya y'umubiri hari iki. Haleluya. Muvandimwe mwiza, aya niyo magambo Bibiliya ikomeza kudushishikariza kureba hirya y'umubiri. Ni hehe mbese hirya y'umubiri? Muvandimwe mwiza, ngiye kugufasha kumenya hakurya y'umubiri ni hehe. Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, uyu mubiri ntutubeshye. Ntutubeshye, dore ibaruwa Pawulo n'umwandikiye Abanyaroma itugarure mu nzira ikwiriye. Iyi baruwa rero ikaba iri mu mutwe wa 8, duhere ku murongo wa 18, havuga ikuzo dutegereje.
koko rero nsanga amagorwa y'igihe cy'ubu ngubu atagereranywa n'ikuzo rizatugaragarizwamo, ndetse n'ibiremwa byose birarekereje ngo birebe igaragazwa ry'abana b'Imana, nubwo ibyo biremwa bitagifite agaciro atari ku bushake bwabyo ahubwo kubw'uwabigennye atyo, biracyafite amizero, kuko ibyaremwe ubwabyo bizagobotorwa ingoyi y'ubushanguke, maze bigasangira ubwigenge n'ikuzo by'abana b'Imana. Tuzi neza ko na n'ubu ibiremwa byose binihira icyarimwe nk'ibiri mu mibabaro yo kuramukwa. Nyamara si byo byonyine, ndetse natwe abahawe Roho Mutagatifu ho umuganura, turaganyira mu mutima dutegereje kugirwa abana b'Imana, ugucungurwa kw'imibiri yacu. Koko rero twarakijijwe mu bwizere, nyamara kureba ibyo wizeraga ntibiba bikiri kwizera. Iyo umuntu yirebera aba akizeye iki kindi? Niba rero twizeye icyo tutarareba ubu ngubu, twihanganiye kugitegereza. Bityo ni nako Roho atabara intege nke zacu, kuko tutazi icyo twasaba uko bikwiye, maze Roho ubwe akadutakambira mu miniho irenze imivugirwe. Kandi nyiri gusuzuma imitima akaba azi icyo Roho yifuza, kuko atakambira abatagatifujwe ku buryo buhuje n'Imana. Tuzi kandi ko byose bihira abakunda Imana, ari bo yihamagariye ku bwende bwayo. Abo yamenye kuva kera, yanabageneye guhabwa isura y'umwana wayo, ngo abe umuvukambere mu bavandimwe benshi. Abo yabigeneye kandi, abo ngabo yarabahamagaye. Abo yahamagaye kandi, abo ngabo yabahaye kuba intungane. Abo yahaye kuba intungane, abo ngabo yanabahaye ikuzo. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Bavandimwe beza, bagenzi tugana mu ijuru, ibi twabyongeraho iki? Niba Imana itarimanye umwana wayo w'ikinege kugira ngo aducungure bavandimwe, ese muratekereza ko kuri twebwe bizacura iki? Muvandimwe wanjye, uyu mubiri uratwoshye, kandi ubwo ngubwo ndi kubivuga ngira ngo buri wese yisuzume. Ugira amahirwe yo kuba yumva izi nyigisho arahirwa pe. Reka mvuge uko biri, kuko si uko nzitanga, ahubwo nuko Nyagasani Yezu ambwira icyo dukwiriye gukora. Arahirwa kuko amenya icyo akwiriye gukora. Haraguwe abantu batumva inyigisho, kandi nabo bariho benshi banga kuzumva ku bushake, cyangwa se badashaka Marie Louise. Ibyo ngibyo ntabwo bindeba, ariko nukuri njye nagira abantu inama, nimwumvire ijambo. Haleluya. Mwibuke cya kiganiro nababwiye cyajyaga gihita kuri Radio Rwanda ngo tega amatwi wumve ubeho. Aho ijwi niritakuryohera uko biri kose, wiyumvire icyo iryo jwi rivuga. Burya iyo wumva amajwi y'inyoni, amajwi y'inyamaswa runaka, ntabwo ari uko yakunze ko wumva izo nyamaswa zivuga. Oya, inyamaswa ziravuga ko zigomba kuvuga byanze bikunze. Ukunda iryo jwi utarikunda, ariko zo ziba zavuze. Nanjye rero ndavuga nti ubyishimira utabyishimira, ariko mba navuze, kandi nanjye unzana akantegeka kukubwira, afite imbaraga kandi arambwira ati wigira ubwoba vuga. Muvandimwe wanjye nkunda, birakwiriye ko tukanguka tugakorera Imana. Haleluya.
birakwiriye muvandimwe ko dukanguka tukareba Imana, tukayireba iruhande rwacu, tukayireba mu buzima bwacu bwa buri munsi, tukabona Imana. Haleluya. Muvandimwe wanjye nkunda, ibi twabyongeraho iki? Ese hari ikindi kintu narenzaho kandi wabyiyumviye? Imana yatanze umwana wayo w'ikinege, natwe rero ntabwo izareka kutubwira ibyiza by'ijuru. Muvandimwe, uyu mubiri ko tuwusiga tukawunogereza, amaherezo yawo turayazi. Ubu buhamya bw'uyu mubyeyi budukangure, butubwire ngo icyo ushoboye ukirye, yego, icyo ushoboye ukihe, ariko ntuzahemuke kugira ngo ubone icyo ushaka. Gishake mu nzira nziza, ntukibona ushima Imana, ariko nutanakibona uvuga uti Imana, ubwo utabishatse ni ukuri nanjye nakiri gushaka kwawe. Ngewe ni kenshi nagiye mbona ugushaka kw'Imana guca ahantu hababaza, ariko ari kwiza. Nukuri nimureke turebe ugushaka kw'Imana. Uyu mubyeyi nadufashe kongera kwikebuka, buri wese yongere yirebe, mbese ugira amahirwe yo kumva ubu buhamya yongere yisuzume, avuga ati ese ubu mpagaze nte ngewe imbere y'ubu buhanuzi, imbere y'uyu muburo? Kuko uyu muvandimwe aratuburiye rwose, yarambwiye ati ubu buhamya ndacyashaka kubutanga, mbese mba numva nshaka ko bugera ku bantu bose, kandi mwabyiyumviye bavandimwe. Haleluya. Bugere ku bantu bose kuko burimo igisobanuro. Hari abantu benshi rero muzahura ugasanga bakubwira ngo nta wapfuye uzuka, ariko rero wabyumvise, uyu yarungurutse, yarahabonye, arahaza aho tujya. Ibindi wenda bigenda binyura nuko yagezeyo, nuko bamuganirije. Ibyo ngibyo hari byo tutari bwinjire mu mizi, kubera yuko birenze ubwenge bwacu. Wenda ko bamuzimaniye, uko bamugiraga gute, ibyo ngibyo ntabwo turi bubyinjiremo kubera ko birenze ubwenge bwacu. Ariko ibyo twabashije kumva kandi bihura n'ibyanditswe bitagatifu, nuko nimureke tubifate nk'umuburo. Ubu butumwa cyangwa se ubu buhamya bw'uyu muvandimwe cyangwa uyu mubyeyi, kuko ni umubyeyi, ntabwo ari ubwo kudukura umutima. Oya, abantu batandukanye ubuhamya bukura umutima n'ubuhamya bwubaka cyangwa bujijura abantu. Ubuhamya si ubwo kugukura umutima, kuko nagakubwira ngo none ngo nawe birarangiye. Oya, ahubwo arakubwira ati nge narahabonye, ndagushishikariza gukora kugira ngo uzajyeyo. Iby'isi mu bihe agaciro kabyo. Mu yandi magambo, nibinashoboka ubyihorere. Waravuga ati nge ndasenga buri gihe nkubwira ngo data ifunguro rintungura impe none. Mu by'ukuri arashaka kuvuga ati uretse icyari cyo cyose cyaza kibabaza umubiri, yaba inzara cyangwa ikindi kintu, ariko ubundi ntabwo dukwiriye kwirukira kujya kuzuza amasitoke yacu, kuko tuzi ko muri ayo masitoke akenshi na kenshi nta n'ibizadutunga biba birimo, ahubwo usanga ari ibintu bidutera ubwibone, cyangwa bidutera no kujya kure y'Imana twumva ko twebwe twihagije muri byose. Muvandimwe, ntabwo ari ngewe uri kubihimba, njye ndi kugerageza gusobanura amagambo uyu mubyeyi yakoresheje, kandi koko aya magambo arakomeye cyane. Tuzakomeza rero tugende tuganira, tuzakomeza tugende twungurana ibitekerezo ku buhamya bw'uyu mubyeyi. Ntabwo navuga ngo burarangiye, kuko tuzakomeza kugenda tubuganiraho, tureba icyo ari cyo cyose cyatugira akamaro muri bwo. Ndashishikariza buri wese gufata umwanya wo kubusubiramo kugira ngo abashe gusobanukirwa icyo ari cyo ubwami bw'ijuru, icyo ari cyo gukorera Imana. Muvandimwe wanjye nkunda rero, ndakomeza kugusabira umugisha, ndakwifuriza ishya n'ihirwe mu byo ubamo byose no mu byo ukora byose, ariko kandi ntanibagirwa ko turimo gusoza umwaka, nkomeza kukwifuriza ishya n'ihirwe mu mwaka ugiye kuza, ariko ukawinjiramo warahindutse koko, wambaye umwambaro mushya w'abana b'Imana. Nyagasani Yezu aguhe umugisha,
gira amahoro ya Kristo umuvandimwe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.